TV show. Niba umeze neza imashini kandi utanameze neza biragenda neza vuba cyane. Today rero twagiye ahandi hamwe kandi maze iminsi mbabwira tugiye kujya hanze. Umunsi twaje kuri the park ya Ocean. Murabona muri sometime niyo tugiye twagiye kuri Ocean ariko hari turi muri winter time. Rero ubu ngubu turi muri summer time. Ibintu bimeze neza, indabo ni nziza. Ariko my dear, era kuba iwacu muri Africa nahura n'imbwa my friend. Hano abazungu baza bari kumwe n'amabwa yabo, turagiye tugeze mu nzira bari ibibwa bibiri bimwe binini binini. Saza kwiruka ndavuga niruka mugabo arambwira ati niwiruka irakurya. My friend, muya n'imbwa zimeze nk'abantu nini. Anyway, muya n'imbwa ziramoka zikaza zikihumuriza hose, ubundi zigashaka kuza kumfata. Abazungu barambwira ngo yagukunda. My friend, it was my first time. Wasanga unsetse nimusetse sekere ariko nyine ndume. Hanyuma rero uko nabwiye today turi kuri Ocean mu gihe kitari gisanzwe. Ubu rero ukuntu ibintu biba bimeze kambere ko mbasha kubereka izo imbwa twahuye dore ngizo, reka mbere ko muzibona. Ya ndakeka no murayibona neza nubwo byirukanka pe. My dear, izi mbwa zari zimeze nk'abantu. Hano murabona ko ari akazuba kameze neza. Iyi mbwa ni ebyiri nta nubwo ari imwe, ni ebyiri zisa nkaho zivukana ariko kubera ko kugenda nyine uhita n'abantu mukamenyana mukaba abashuti, you know. Ariko nshatse kwiruka kubera umugabo wanjye wasanzwe amenyereye iby'imbwa, arambwira ati ntiwirukanke, nibuka ko ndi kumwe n'inkingi yanjye shamita nihagararaho. So murabona ukuntu ibiti rero bimeze neza nk'ibisanzwe. Umuhungu wanjye neza kuza agiye ku ruhande. Murabona ibiti uburyo bimeze. My dear, abantu batuye hano barakize pe, biyegereye ku mazi. Hari hirya murabona hari abantu bahicaye, baje kwirira ubuzima bwabo, uturanga twabo gake gake. Murayibona iriya family niyo yari yazanye imbwa. Uriya ni papa wabo ko twaje ubwo nyine guhita tuganira turamenyana turibwirana. Ariko my friend, nuko nabasezeranyije nagomba kubatenguha, gahunda ni ukubatembereza. Ahangaha ntabwo mwari mwakageza, none ubwa mbere tuhaje especially noneho muri iyi summer time. Murabona bya biti byari ibibabi, ubu ngubu ni iki ni ibiti nyabiti murabibona. Okay, so rero nyuma y'ibyo ngibyo natwe twibereye ku nzu yo ku mazi neza. Dore iriya nzu niyo turimo kwiberamo. Aho ngaho uricara ukumva amazi, ugafungura ukareba amazi. Igihe hari time rwose tuzajya tugenda mbereke bimwe na bimwe mutari muzi. Murabona abantu bituriye ahangaho uburyo babayeho neza cyane. So as I said, hari abantu batanze reclamation gusa twereka umugabo, that's my husband. Muramubonye ni mumubonye. I said it. Baricaye n'umuhungu wanjye ngabariya. Hanyuma rero guys, dore ngiyo Ocean nini cyane. Ushize ajya swiha twaturi mu cyayi jyanda bwi hakurya. For the first time we saw them Ocean. Which side was it? Okay, we was over that side. Ruguririya niho twari turi hariya, ndahabereka neza mwese murahabona aho twari turi. This time rero no twahaje neza. Murabibona abantu batuye hano rwose pe, ko bahindukiye biyegerera amazi. Ahandi mo kuba hari agapisine. Oh my god, ubuzima ni bwiza. Ariko guys, mbifurije kuzagera hano. Ibintu ni byiza, ni munake kandi rwose amahoro y'Imana.
ndagushimiye wowe udahwema gukurikirana video zacu kuva ku ya mbere twapostinze kugera ku ya nyuma. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ni inkuru ikomeye n'ubushomeye cyane, kubera yuko bamfashije kuba muri Amerika nkihagera, kubera ko irungu ryendaga kuzansaza, ariko ko mugenda mwandika ngenda mbibona nkasubiza, ubundi bintu bikagenda neza. So mbibutsa uyu munsi ni kuri Mother's Day. Mother's Day ubwo nyine iyi ni igihembo cy'umubyeyi. Iki ni igihembo cy'umubyeyi. Thank you for being with me. Muri ntwari cyane, burya amazi abahorera mba numva nayatuma mazi mbabarira ugende unsuhurize abiwacu babyiruka. Ndabakunda kandi ndabakumbuye cyane, kuba ndaza kubareba sha, kuba ndaje mbarebe mbitume. So aha rero murabibona uko ibintu biba byifashe, maze harimo abantu rwose bavuga ati twebwe n'ibindi bintu byarorera ariko twiberaho neza, bakihitiramo kwiberaho neza, ubundi ibindi ahandi ubundi. Yeah, thank you guys for watching my video. As I say, anga twari turi kuri ocean. Hanyuma rero nagira ngo mbereke Mother's Day yanjye uko yagenze. Niba uri mubyeyi urareba video yanjye kuri Happy Mother's Day, umugisha mwinshi warabyaye, amahirwe kandi n'abandi biri mu nzira, namwe ni ukuri Imana ikomeze ibibemo, n'abatarabibona namwe biraza vuba. Murabona amafamilies aba yaje nayo kugira gute kwirira ubuzima gake gake, murababona uburyo biba byifashe. Hari ukinjira uje muri iyi bar, hari intebe muhita mwicaraho, ushaka kwicara muraza mugahita mwicarira, ubundi ibintu bikagenda neza. Ngayo nguko dore uko ibintu byifashe, ntacyo ntazabereka. Hanyuma rero navuze byinshi. Happy Mother's Day to everyone who have a kids. Happy Mother's Day ku batwite, suri mugiye kubyara rwose, ubundi mwumve namwe umugenga wo kubyara sha. Thank you for watching my video. Niba ugamije kuri YouTube channel yanyu, kandi subscribe, kandi like, comment and share. Mukomeze twiryohere, ubuzima bugende bugendereya gake gake. Thank you, bye.